u Rwanda ibyo ruvuga birumvikana yego ariko na Kongo ibyo ikora birumvikana kuko niba Kongo idashaka kubana n'u Rwanda no kubariza ibyo bumvikanye iyo ni infidelité ni no kuba maronete kwa Kongo yego Kongo yabyaza umusaruro u Rwanda rubirivinga ko Kongo ari maronete uko bikunze kugaragara nanjye ndashaka kubaza ahangaha kuki u Rwanda rwirirwa rujya muri processes ya Kongo ruzi ko Kongo ari maronete Kongo ifite kutemera ibyitemera ubwo u Rwanda rukemera kuganira n'umuntu w'indyarya rukabina indyamirizi nta gitangaje kirimo rero ese u Rwanda rwasinye na Kongo ruzi ko Kongo izubahiriza kimwe byose ese Amerika birimo yari yabaza Bros yari yabaza Tshisekedi n'intumwa ze ati ese vous avez déjà ratifié ibintu twumvikanye bya Washington kandi ko biri mu mategeko mpuzamahanga ko amasezerano ashyirwaho umukono akanemezwa burundu amagani wabajya bibaza bati Kongo yizije ikaza koko ije kubana n'u Rwanda ije gutanga ibyo biganza bya Tshisekedi as long as abantu babana baganira nta uhindura attitude ibyabo ndo mbicisha mikara mu marishari ntugiye mu birebere yanjye kuko urabona ndwaye n'amaso sibyo mbibona nk'u Rwanda rubira nkaho biraho gusa bidahari yani Kongo ifata umuheha ikawuvuna igafata undi ikiyongeza undi nuko bayireze nuko bagize gute ariko burya yarezwe bajeyi ariko burya rero ngo babarira umuroza akakumara ku rubyaro ubura ntushinza gati umva abantu bazi kujya impaka ntushinza gati kuri ratification kuko ndareba muri cabinet y'u Rwanda resolution yero paper nkabonamo ngo ratification y'ibya Washington muri parlement nkabibona Kongo byarakozwe tujye tubareka nabo ibyo badakoze babizayibaza Marshal icyo kintu nabonye bavuga bati Burundi Tshisekedi ashobora kwanagirwa inama cyane n'ibihugu bavuze ako mbona bagaruka cyane ku Burundi ati Burundi ukaba bwanamubwira buti ubundi kubera iki wicara hariya Burundi wabambura intuzi inye Burundi wabambura abarundi wabakuraho Uvira nibatera akajenyoro rero ndayishimiye aravuga turumva nuko shaka ntumugakunda gasuzugurosha ati bunyoni siragifunze ufunga cyaciwewe urebe ko kitagabanya intuza ati subizaho naka afunzwe ariko n'ubundi afungishijwe ijisho abaye ikisa nta cyabaye shamwihorere amafaranga yibye ni menshi Tshisekedi namubwiye ngo namurokitira abasirikare mu 13 abandi 27 ngo arya imari yabo n'abasirikare yaba n'amafaranga ariko bagenda hashyira ku mufuka arakenye se abacanshose abantu batarinzwe saba abasirikare no gupfa kubafata ze nk'ufatene n'inkwavu none nagira ngo mubwire umuntu wabivuze gutyo ko na M23 yakiza cyo gufata inkoko zingana gutyo 80 muri puraye ngize fate gutyo ntunuze nta lisasu zayizonga zimwe zaguruka izindi ziye tubeshya nako gusa none sha nukure ako zibintu twumvise muri intambara umuntu se ngo hateye batayo y'abarundi hafa batayo ebyiri hagize gutera ikipe nabanye batayo ngo izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Nama ya oni urayibonye aho bavuze reka mbigereho neza u Rwanda mu nama yaraye ibaye ya oni rwasabye oni ubwo inoni ni ibihugu sibyo bigize oni kutivanga mu kibazo cyarwo na Kongo mu gihe Amerika irimo kubahuza bavuga ko aya masezerano hajemo kidobya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanga gusinya amasezerano y'ubukungu n'u Rwanda nk'uko bari babyemeje muri Amerika ndetse nabonye bavuga ko iyi kidobya ngo ishobora kuba iri guterwa n'abajyanama ba Kongo ari bo Ababiligi u Burundi Tanzania na Afrika y'Epfo muri make ni nko u Rwanda none rwongeye kwihagararaho rero wowe kabubona ko ibi bihugu bishobora kuba byagira inama Kongo yo kuba batasinya amasezerano u Rwanda ibyo ruvuga birumvikana yego ariko na Kongo ibyo ikora birumvikana kuko niba Kongo idashaka kubana n'u Rwanda no kubariza ibyo bumvikanye iyo ni infidelité ni no kuba maronete kwa Kongo yego Kongo yabyaza umusaruro urumva yego Kongo yabyaza umusaruro kuko Kongo ikizwiho nuko ishobora kwemera umuntu ibintu munsi eje kabyica yego rero Kongo iserutse neza kuko iserutse uko yabaye
sibyo yego n'u Rwanda ibyo ruvuga ntirukwiye gutangazwa n'ibyo Kongo n'inyifato ya Kongo attitude ya Kongo yego rusanzwe ruzi ko nta gishya so niba u Rwanda rubirivinga ko Kongo ari maronete yego uko bikunze kugaragara nanjye ndashaka kubaza ahangaha kuki u Rwanda rwirirwa rujya muri processes ya Kongo ruzi ko Kongo ari maronete ese kuki mu gusinyana badashyiramo intuza badashyiramo ibihato bati urugero sibyo yego dore dusinyanye ibintu Washington muri schedule bigomba kuba byabaye endorsed ratified bitarenze igihe iki n'iki kugira ngo batege umutego Kongo n'ibitarabiratifiye ruvuga tunaka tuzajya mu bintu mutaratifiye yego Mero Rwanda aratifiye ibintu byayo muri cabinet no mu nteko ishinga amategeko Kongo nta kirakora na kimwe still Rwanda ruracyahura na Kongo niba u Rwanda ruzi ko rwubakira ku musenyi na Kongo ufite umwanya rwawusagutse kuki u Rwanda rutaboyikota Kongo niba Kongo iboyikota iby'u Rwanda yego so u Rwanda agira ureka rufite diplomasi yarwo Kongo ifite yarwo kandi buri wese ari mu kuri Kongo ifite kutemera ibyitemera ubwo u Rwanda rukemera kuganira n'umuntu w'indyarya rukabina indyamirizi nta gitangaje kirimo rero ese u Rwanda rwasigye na Kongo ruzi ko Kongo izubahiriza iki muri byose Kongo se yeze biruhisha at least ngo Kongo yandosinga ibintu ivuga iteka tubiratifiye tuye kuzabishyira mu bikorwa ko twabiratifiye Kongo iri kwireve ko kutabiratifiye na ratification yigeze ikora ntiyakubereye indyarya urayishinje iki ikitemera ntikemera igishyira ku mugaragaro babivugira ku karubanda wagira ngo n'abantu batarezwe kubana n'abantu nk'abo ngabo u Rwanda rwiringiye iki mukomeza kubana na Kongo donc babana muri ibi bintu bya Washington yego Sandri tujyane neza n'ubu ngubu Kongo na Amerika nitumira u Rwanda na Kongo u Rwanda ruzagenda ruzirikana ko rugiye gushyira ku mukono ibintu Kongo itaratifiye itemeje burundu kuki rwo rwabiratifiye u Rwanda nkarwemera ati gute kuko narwo rwihagazeho rwihaniza ibihugu ati gute muri kwivanga muri ibi kandi Amerika n'ubundi birimo ndetse ko Amerika birimo yari yabaza Brose yari yabaza Tshisekedi n'intumwa ze ati ese vous avez déjà ratifié ibintu twumvikanye bya Washington kandi ko biri mu mategeko mpuzamahanga ko amasezerano ashyirwaho umukono akanemezwa burundu iyo u Rwanda se watanga urugero kuri Amerika yabejeje Kongo u Rwanda rwirebe rukora ibyarwo urumva nirwemera kubaka iyo nyubako yubakiye ku musenyi bayubake bazi ko izahirima ariko gihe icyo nagakoze nk'u Rwanda nakwiye kuvuga ati intambwe zimaze kuba 6 kandi hakeneye 15 turahagarikira kuri ahangaha tubaze dusoze icyiciro cya mbere ariko u Rwanda ruzagira kuri 15 Kongo ikiri kuri 2 nese u Rwanda ruzaruzi ko bwubaka iki niba Kongo ntacyo yubaka ese u Rwanda ku gitutu bwo gukora ibintu bitari ku murongo Kongo biri ku murongo warwo n'uwa Kongo yubahiriza ko ntibubahirize ntago mbizi kereka bibaye kuvuga ngo iyo umuntu wo muri equipe adversaire akoze penalty wenda gihe ntibindaza ntasinziriye wenda u Rwanda rukavuga ruti murabikora nk'abihorera mukagira ngo simbize ariko igihe kimwe nzabamenyesha ko mutigeze muratifiye ibi bintu kumugaragara rwabikora gutya ntabwo ari urwanasha kuko diplomasi ntabwo ari iminya nk'iyi mfite diplomasi ni amacenga ubwo Kongo nikomeza guharanira ibintu tuvuga ukubaka inyubako etage kandi muri koperative barakubwiye bati usinye kugira ngo uzabone imigabane muri uti nta mwanya mfite wo gusinya kandi utanga amayawe ubwo niyo uzura bakakurya ikibanza ntuzavuge ngo iki kuko bashobora kubaka ibi ngibi urumva bakabisinya bikazashyirwa mu bikorwa n'utari Tshisekedi wanze kubyandosinga wenda ntawe wamenye ukuntu isi icyo yihinduka u Rwanda rukavuga ati ariko twubatse ibintu namwe turabisinya urumva hari habuze ubisinya wenda mwana tubishoboye no mu bisinye ukabamo rwiyubakira ibintu ruzungukira mu myaka iri imbere as well ikindi nakubwira kimwe u Rwanda rwaranye ubucuruzi na Kongo kandi icyo bakora ni normalisation de relation hagati y'u Rwanda na Kongo kubigaruka uko byari bimeze wa mugani wabajya bibaza bati Kongo yizije ikaza koko ije kubana n'u Rwanda ije gukora gutanga ibyo biganza bya Tshisekedi yari gutelefone Kinshasa akavuga ati uyu munsi Rwanda yitangire guruka ikoresha ikirere cyacu wenda biretse kugwa urumva uyu munsi mureke ibitangazamakuru byo mu Rwanda bigire gutya ese kigiti kirangwa n'imbuto niki Kongo yigeze ihindura muri attitude zayo n'inyifato you see kubyo bigaragaza ko Kongo irimo kuganira n'u Rwanda kuva Washington ese kuki Washington irimo kuvuga mushyira imbere itigeze ivuga iti naho muri normalisation rero mwongere mucuruzo ibyari bisanzwe ibindi bishya bizaze nyuma as long as abantu babana baganira nta uhindura attitude
ibyabo ndo mbicishamo ikaramu marishari kuko icyanyereka umusaruro w'ibintu n'imbuto nsanze ntabwo ari igihagararo cy'umutumba w'intuzi sibyo so tron cyangwa umutumba w'ibiganiro by'u Rwanda na Kongo urahari ariko nta gitoki kiriho nta mbuto iriho nta kintu nkuraho niba Rwanda yitaje Brazzaville n'ubu ikaba igikorosinga wenda muri za Sudani ikajya kuzenguruka hamwe hari n'ingendo yasubitse n'urugero agahaze karacyahari koko karacyahari mu byigaragaza FDLR ngo bazakuraho FDLR ngo barasaba FDLR ngo igire gute DRC mu itangazo ryayo FARDC yasabye abaturage yabanje gusaba abaturage kwidesolidariza na FDLR nk'abaturage bafitanye partnership na FDLR ibanze kidesolidariza n'abasirikare ikorana nabo mu bajepe mu bahe hose aho bagiye bari hose babyiringiro bavigita bakaba barimo barafashwe ntige gusaba rubanda rwibere mu mirima yabo ngo bidesolidarize ngo na FDLR bahingane ibigori yibanze ikidesolidariza na FDLR basangira intambara ariko ibyo u Rwanda rurabireba urumva yego ntuntu ujye mu birebere yanjye kuko urabona ndwaye n'amaso sibyo mbibona nk'u Rwanda rubira nkaho biraho gusa bidahari yani Kongo ifata umuheha ikawuvuna igafata undi ikiyongeza undi nuko bayireze nuko bagize gute ariko burya yarezwe bajeyi ariko burya rero ngo babarira umuroza akakumara ku rubyaro u Rwanda ruzageza rudafata ibihano Kongo kandi Kongo bifatira ibihano ko rwazagira ifatira ko bati niba mutandosize ibi ngibi ntabwo tuzi ntidukora ibi muhanze bukebure step ya mbere tugeze kuri enye ntimurakora nimwe none bushaka ari ya gatanu mutarakora nimwe ku cy'u Rwanda ko rwaba rwitwara gutyo ubona ushinza gati umva abantu bazi kujya impaka ushinza gati kuri ratification kuko ndareba muri cabinet y'u Rwanda resolution yero paper nkabonamo ngo ratification y'ibya Washington muri parlement nkabibona Kongo byarakozwe ntiya bitarakorwa mwizera gute ubu wakwizera umugeni gute kuzatwara umugeni wibona kamuta yaranze kubujya mu murenge ugakomeza ukandikisha invitation yaranze kujya gufata irembo cyangwa yaranze kujya gufata irembo ukandika invitation ukabwira ngo ufite ubukwe abandi bakakwita umukwe bakakwita umukazana birashoboka se abaza gutereta bagagarara oya handi batereta bakomeza gutereta ahubwo oya ntago batereta kuko wavuze ko ufite ubukwe barabyubaha reka oya abo ku rundi ruhande baba contrase gese bakomeza kwiteretera ufite ubukwe cyane nabonye bigoranye bari n'abajya gusezera nabonye bamenye ko ufite ubukwe n'inshuti zawe zigushiraho hari n'abajya gusezera bakajya gutanga ibintu gutanga ibintu kandi bafite ubukwe na Kongo niko imeze cyane riba ryacitse umurizo na Kongo niko imeze bashaka ndi nuko imeze nk'abakobwa n'abahungu bicuruza pe uyu munsi kuri Katari uyu kuri Amerika ubundi giye kugurusha amabuye kuri Kazakhstan na ntuze ubundi rero akose Kongo mane yo mwijuru ya cyokora nibyo nakubwiye kare abantu bicara bamenyere ko bagomba kubana na Kongo mu kaduruvayo kayo yo yita ko iri proud yako urumva yego nyine babyakire babare nayo gutyo cyangwa se ubanza birimo kwibeshya ari kimwe ubanza n'u Rwanda rwamaze gutera iyo metero tutari abagabo nta uzabashyira ku ngorofani ngo bajyana ahandi natwe ntaho twenda kujya dukora ibyacu urumva tujye tubareka nabo ibyo badakoze babizayibaza marshal icyo kintu nabonye bavuga bati Burundi siseke dashobora kwanagirwa inama cyane n'ibihugu bavuze ako mbona bagaruka cyane ku Burundi ati Uburundi bukaba bwanamubwira buti ubundi kubera iki wicara hariya hari n'ibyo bavugaga bati ibi ngibi ndayishimiye nabyo ati ntiyatinya kubikora atariko Tshisekedi wabazi ko agomba gucanga ikarita nyine ubarundi wabambura intuzi inye ubarundi wabambura abarundi wabakuraho Uvira niba tera akajenyoro bazabakureho bari abarwana na Kongo bazabakureho Uvira baba kande mu rugi babarishe iyo mapata nigo bazagabanya akanyaro nigo bakita akanyaro agasuzuguro ariko se hakibaze ngo Tshisekedi w'igihugu gikomeye kuriya ukaba ukigendera ku masomo y'u Burundi nabo nabigiriye inama ugirwa inama n'umuntu warushye umugabo ukubita umugore cyangwa umugore ukubita umugabo yajya kugira inama urundi rugo ngo ntukarwane kandi bahora ujye umunyuzamo iki bahora mu mitsi umugore agomba gukubitwa oya birabujijwe nyine niko yahita kubwira yajya avuga ati giye mukosoza intuze nkamukandira mu rugi kubita inshyi ebyiri gasubira ku murongo z'amata mu bwenge bugasubira kugira amara amezi 3 akubashye bukazanki rero ndayishimiye aravuga turumva nuko shati ntimugakunda gasuzugurosha ati bunyoni siragifunze rufunga cyaciwewe urebe ko kitagabanya intuza ati subizaho arafunzwe ariko n'ubundi
afungishijwe ijisho masha nta jisho nta kipe ntabwo ciwe afunze songesha ariko ibaze bakubwiye ngo hariya utuye ujye wicara ufungwe ntusohoke ntugire iki nta gusohoka nta oya abajenero benshi nkuba yakiwe we wayoboye ta majoro akenshi ngiyo batabagize abaminisitire nta kandi kazi bakora nta kazi bagifite mu ngabo ni ukwicara urimo kuvuga nyine biriya bimeze nka pansiyo ariko agasohoka se akagenda akitsa aragenda abuzwa n'ikiguceza se cyo araceza abaye ikisa nta cyabaye shamwihorere amafaranga yibye ni menshi Tshisekedi namubwiye ngo namuro kwitira abasirikare mu 113 abandi mu 22 ngo arya imari yabo n'abasirikare yaba n'amafaranga ari kubagenda hashyira ku mufuka arakennye se ari gushaka kudakennye kutaryaho uko bishaka ahaha arabyibushye nta kibazo kanaye none se basha ikibazo cyanyuma tunoza ngarabyibushye cyanyuma dusoza rero aya makuru ntago nabonye ntago mbizi nimba ari ukuri aho nabonye ngo muri Uvira ngo abacanshuro ngo 21 ngo mama 23 buretse mbigereho ntago yo mbigereho ntaza kuvuga batari bo harabona abanyavuga umubare ariko wose sha ngo abagize gute nabonye bisa no kwikirigita ngo abagize gute ibintu aho bajyamo kwikirigita ahubwo oya kuko ni ntago wambwira sino kwikirigita pe ibintu waciye amazi ntago wambwira ngo abacanshuro 27 ngo barafunze bafunzwe nande se ngo raba 23 ngo babafatiye Uvira ubwo wambwira soje umbwira ngo hari ibintu bajya bavuga ngo by'abantu iby'imibare runaka yapfuye ngo kumva ni nka comedy none se wambwira 10 cyangwa 10 nabangaye ko 60 nabangahe ntago njya mbyemera nanjye bafatira icyo rimwe se ntago bishoboka kereka basanze nyine basinziriye banasinziriye baba nk'abacansho basinziriye nta burinzi kereka wabaye karyo kumve nabonye uvuga we 21 ngo mama 23 yafunze ngo muri Uvira nubwo yafata batanu bahita baba isibaniro mu itangazamakuru buri ngoma barimo bereka abantu ababagize banga se kubera iki yaba ahubwo se yageze Uvira ute ko uyu munsi mu igano ko byo wakugarutse nta n'imirwano yabereye Uvira byo twakibaza biranashoboka ko ariko nanone bana bafata niyo babumwe ntibabivuga oya nta operation zabereye Uvira se zifata abacanshuro bangana bo cyo nuzi abacanshuro abantu batarinzwe s'abasirikare no gupfa kubafata ze nk'ufatene n'inkwavu none nagira ngo mubwire umuntu wabivuze gutyo ko nayo mu Ventura yakiza byo gufata inkoko zingana gutyo 80 muri puraye ngize afate gutyo ntunuze nta lisasu zayizonga zimwe zaguruka izindi abacanshuro zari senane bategitara ngo baze bagweho ya gisirikare nta wamenya simbizi ari byo no gushaka views zo kubeshya intambara irimo amagambo menshi atarimo n'ubwenge ye ntabwo njya mu bintu nk'ibyo bakaba ntabariyo nta numwe se yafatiwe he oya ntabariyo oya kuba bariyo byo bariyo kuko twabibona oya gufungwa nicyo ntemera kuba bariyo byo si ikibazo urabafunga cyokora none na FARDC yabacumbikiye ntiye bafunga ibishobora nganswe mu Ventura none iri umushyitsi bafunzwe na FARDC batimwananiye kurwana bakafungwa n'abazarendo baraturanye barakorana wavuga uti wa mugandi kuko birashoboka ndabasanze basinzire bavuga ati imikono ju muri mu biki ko mutajya ku yego ariko se iyo operation commando yabaye yo gufata abacansho nk'ufata isenene niye muzatubwire ntago bishoboka tubyumve neza ndasaba Imana amatwi yanjye ntazumvigwa ubusesenguza urimo amafute ngana gutyo ndose dore sande tuje tubeshya nako gusa none sha nukure akoze ibintu twumvise muri intambara umuntu se ngo hateye batayo y'abarundi hafa batayo ebyiri hagize gutera ikipe nabonye batayo ngo nta batayo y'amabana magana ni company niki nabonye hari ukuntu abantu babikosoye bavuga ngo ntago bibaho ngo batayo y'abantu magana ni company nabonye abasirikare rwose icyo kintu barakitubwiye mu bitekerezo bakavuga se batubwira bati nye batubwiye vugaga ko iyo batayo itabaho y'abarubanga company sinzi ukuntu nadukosoye mu bitekerezo ariko nabonaga bimekinze sense nyine bavuga ko iyo mibare bayavuzwe atari idashoboka ahubwo ari amakampani bidashoboka ko habamo paratuni niki nk'ibyo ngibyo ibyo ntacyo dutanga ibitekerezo abandi batanga ibindi oya bavugaga ko ibyo wavuze ariko kuri hari ukuntu yanywesha abasirikare b'abarundi bagaye 50 niyo bafatiwe he bavuga ko ngo abo basirikare atari byo wenga ibyo uvuga ari byo ahubwo bishoboke yuko babyitiranyije niba ari company wanasanga twese tuba tunibeshya twese nabona ari ibona nanjye twanakwibeshya kuko umuntu wo mu ngabo we
niwe uzi icyo bita paratuni mu ngabo ze. Izindi standard tugomba kutazitindaho. Rero uzambwira ngo niba paratuni iyo mu ngabo za conventionnel za leta ibarantu 50 ngo n'inyeshyamba bazarindira kuba 50. Bona 20 bita paratuni. Huwa section y'abantu 6 ni bakeya nyine. Ubwo umva batayo bizajya ku 300 kandi bayibare nka batayo kandi zari kampani ebyiri. Ibyo ngibyo kuby'imibare tubivuga mu buryo buri standard mpuzamahanga urumva cyangwa se ingabo za Amerika batayo bashaka kuba 300 kuko bakeneye ingabo nke zishoboka zose. Aha gakoze umusirikare bakoresha drone, aha gakoze bakakoresha igifaru, kuko bino bikoresho bifasha ingabo ku rugamba hari ukuntu babibara mu buryo bwa tactique bakayibara mu mibare y'abantu. Yego. Sibyo? Bakavuga tugiye kurwanya intambara mu mujyi quartier imwe twayirindisha kampani ebyiri umusirikare ku wundi. Ariko dufite burende 10 twayirindisha paratuni. Kuko burende yakora patrol ikagenzura quartier imwe gutyo. Hari ukuntu bakora convertition mu bare w'ingabo n'ibikoresho abantu bafite indege z'intambara buri kimwe cyose. So urumva impamvu mbizanye ntabwo abantu bakwiye gupfa imibare. Sibyo? Icyo yita batayo byaterwa n'ubukene bwe cyangwa n'ubukire bwe. It depends. Harimo dependence nyinshi cyane. Ntabwo twapfa imibare rero. Cyangwa se ngo tubari duheraho tuvuga ngo twavuze ibiri byo n'ibitari byo. Never, it depends. Ndumva nagushimira cyane kuri uyu munsi bigano byacu nakagaruka bwana Mashari Musesenguzi. Reka dutegereze tuze kumva ibiva muri declaration ya hana hariya ubwo tuzakomeza mu bindi biganiro. Rakoze cyane. Yego ndagushimiye cyane. Uyu munsi mbazaniye inkuru nziza. Benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu. Igisubizo nta kindi ni Rob's Meadows Villa Apartment. Iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo. Tubafitiye services zitandukanye aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment. By'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine, hari aho wicara wumva amahumbezi. Reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho duhamagare kuri no nimero 0788 93 24 14. Rob's Meadows Villa Apartment ni wajuri igisubizo.